ubutwari kandi Uwiteka yari yaraduhaye perime. Ugasanga umwana w'umuntu aragukoma mu nkokora, aragukoma ku ino, aragukoma mu mavi, aragukoma mu mayunguyungu, aragukurura ngo ntumusige, ngo ntumuzamukane, agusubiza hasi. Niko babaye. Yego kandi n'ababayoboye nabo batangiye kujya bavuga bikangakanga bati umuntu ajya gutera imbere ngo bakamusubiza inyuma. Yego uretse mbari no kumuhiki. Niko bimeze bose, ni gatebe gatoki. Sasa yego nk'umuntu ku rwego rwa nta nyangamugayo n'ebyiri wandusha ngo twishyirireho umuryango. Inyangamugayo ebyiri mu ruhe rwego zimeze zite? Kiganiro nateguye ejo bundi ntawe mwakibonye. Hari ibintu nari mpugiyemo ntabwo nakibonye. Cyasobanura cyadefandaga ibiki, cyasobanuraga ibiki? Cyari kirebana n'uburyo bwo gushyiraho umuryango nyarwanda utegamiye kuri leta. Yego hanyuma nayo nasobanuye nyine mu mategeko nayo itegeko nayo ndi gusoma leta y'u Rwanda igenderaho. Yego ngaragaza ko nyine uburyo bwiza bwo kugira ngo abantu babashe gutanga ijambo ryumvikana n'ubwo bashyiraho uwo muryango kandi n'ibisabwa bakabyuzuza. Musaza, ibyo ko twabigerageze cyane ari nabyo byatumye badushimuta. Ntiwigeze wumva nandika bambwira kubigeza ahantu hatandukanye, mbijyanira na polisi nkuru kwa Gasane Emmanuel no mu turere twose barangije bahita ku Muvunyi Transparency International Rwanda urumva mu bitekerezo nazize kwa bameya neza nk'uko kwawe n'ahandi henshi. wewe ntabwo cyahitaka Sinshaka gusa. Oya, ibyo byabaye mbere, ishaka naje kuritangaza nyuma. Ubwo buryo bwose maze kubugerageza bwanze, baradufungiye n'inzira, ngerageza kugira ngo mbirukemo ndera inzego zose, kuko bavugaga ngo uru rwego nirutaguha serivisi wishimiye inoze wajya ku rundi. Zose narazihetuye, nsanga birumvikana indwara barwaye imwe kuva hasi kugera hejuru muri perezidansi. ubwo ahitamo kubyihorera cyangwa kureba ko bahindutse kubera urugamba rukomeye aho tugeze, kandi iyo rukomeye ruba rugiye kurangira. Ntabwo nakubwira ngo igitekerezo gitabe, ahubwo kigumane, ube unyura muri gahunda ya bucece hasi, tugenda tureba abantu bashobora kuba inyangamugayo banabikwiriye kuba ari impirimbanyi bakagira ubwoba. Naho icyo kipande gisaba abantu batagira inyama y'ubwoba muri bo. Iyo ufite inyama y'ubwoba ntiwakandiraho n'ubundi, ariko wenda cyaba gihari kikaba nko mu mushinga ukomeye cyane wihutirwa, ariko kuko urugamba rugiye kurangira, ubwo turavuga twaba tugiye kongerera ingamba nyinshi. Kadubanze tukwakwanye muri ubu buryo, turebe iki kijya mbere, ari nako tuwiga neza, uzane n'iyo mbanziriza mushinga ndebe uko bimeze, nyuma tuzabinonosore tutihuse tudahubutse, kugira ngo twirinde guhubuka nka bene data uko bahubuka baketse ibintu bikanapfa bikanazamba nyuma yaho. muri make uraza kumbwira ko hari indi mishinga ikomeye cyane yatuma n'ibintu birangira neza kuruta iyindi nayo igiye gukomera. Birumvikana iyo babibonye kuriya baba babona ko ugiye kuborohereza imirimo no kubakemurira ikibazo cyari kibahangayikishije. noneho iyo maze kubirema neza ubishyize muri forome yabyo bitangiye gufankishoninga, umushinga utangiye gukora neza, bafite tendensi yo kukugerekaho icyaha bakakuburiza irengero bakagushimuta, umushinga bagahita bawegukana bakawutwara. Nta cyizere bano bantu ba mukeba bacu tubafitiye, bagira itekinika rikabije ribi cyane. Barabibonye rwose, ni ukuvuruganya ikimasa nta mbyeyi rwose baguha ngo ujye munsi uvuruganye.
njye nibwira ko wenda ibyabaye mu myaka 10 ishize wenda cyangwa muri 2 ishize ko bujya bukira wenda habaye impinduka cyangwa se n'uburyo umuntu aba yarateguye ibintu mbere akabitegura nawe umukana n'ikintu bihinduka bikubira abaturage nabo bigwizaho ibintu n'ibya rubanda wenda bashaka kubikora ariko amaherezo babikora niyo kujya n'ibyatunde bagiye ko bangana ikirimo iki gihugu cyacu n'akintu banakora ubu se ni bande uvuga ngo babikora ni bande babikora ko ba mukeba bacu bo mubwiye utunganyiriza umushinga muri iki gihugu niyo wawutunganyiriza mu mahanga ukawuzana imbere mu gihugu uyu utangiye kuraninga bahita bawugutwara reba nk'iyi mishinga yose yo kuri network itanga amaserivisi mu nzego zose z'ubutegetsi hari ababitangije bose baburiwe irengero bose bahita babyegukana nta n'ukuvuga ngo wenda banegosiye bawumugureho ahubwo usa nkaho nk'ubuntu butangaje ya radiyo bashaka umunyabwenge ntibashaka n'utanga ibitekerezo byubaka iyo ubizanye birimo ubwenge umenya ko iherezo ryawe ryo kuva reba ba Rujugiro n'imishinga yabo kuri iyi si bigeze urumva tuba tubafitiye impungenge kuko urugamba twarutangiye kera reba imishinga ya ba Mironko ba Mirimu ba Rwigara na 5 na 6 na 7 kugeza ubu bebere 23 imyaka tumaze dufite experience bunararibonye buhagije ku buryo ibintu byose byo kuri aka gataka ka Repubulika y'u Rwanda turabizi ni ukuvuga iyo utangije uri umwana wo hasi mu Kinyarwanda w'umukene uwo mushinga ufite ingufu harimo ubwenge harimo umusaruro uzatanga amatunda urimo ishema icyubahiro biraninga neza uhita wowe ubigireramo ikibazo bakagukorera kudeta umushinga bakawutwara wazamura agatoki n'abawe bakabahiga bakabagerekaho ibyaha byinshi cyane urugero reba nka Hakuzimana Rashidi nawe yarabikoze nawe n'umwe mu bamwe bariganyizwe umushinga hari n'abandi benshi dufite benshi cyane amamiliyoni muri iki gihugu bose bahuye n'uruva gusenya abandi bari mu magereza kubera ibyo bintu abandi barahuze yego umushinga w'iterambere yego ku buryo rumeshamo kubera nano amashobora guca umuhanda tukabona icyo turya cyangwa se wenda dushobora kwashyira ikiyaga gihangano tugashyiramo amafi abantu bakabaho neza amafi twihingiye utandukanye n'umuryango ariko bitekereza ibyo byo babishimuta cyane kuko ntabwo ari baba babikoreye yego ariko ntabwo nibisha ukuntu abantu bajya muri serivisi zo gushimuta umuryango umuntu yashyizeho icyo gihe rero bakora ni kimwe hari ukugutwanisha nabo gufureje kuwuyobora yego iyo ni tekiniki imwe kugutwanisha nabo wenda bikaza kurangira umuryango ufite n'ibice yego bagashyigikira igihande kimwe bashaka gushyigikira yego bikanarangira noneho wenda ibibazo amakimbirane bayisha inyuma bakanagufata bakanagufunga kubera ko nyine n'abazize amakimbirane mu bantu ntabwo habura ni ukubuheza nguni buzamo rero icyo ndakenera ko bagikora ariko natwe nk'umuntu uba uhagaze neza yarafata abantu b'inyangamugayo bazi icyo gukora yego aho kugira ngo bagishimutire cyangwa mu Rwanda hakora inkundamugayo inyangamugayo bayanga kubi n'umukire bamwanga kubi n'umunyabwenge wari uzi ko iyo wawutangiza utangiye kuraninga utemererwa kuwushesha iyo uwushesheje bakurega ibirego byinshi bakanakugerekeraho ibyo utigeze unamenya ngo wanyereje imisoro n'ibindi byose ni ukuvuga hari ibintu wenda abantu kubera bunararibonye buke mu bintu aho wari mu murongo neza uri mu gikamyo urumva uko byumva niko bimeze kuri tere ni ukuvuga iyo utari umwana w'umujenerali kuraho kopi ntibikunda uwo muri perezidanse kuraho rigino nabyo ntibikunda iyo utari umwana w'umukuru w'ingabo umukuru wa polisi utari umwana w'umwefuperi nabyo ntibikunda cya rusororo hehe ngo barakubaza uri mwene nde
uri mwene nde ufite ikintu nk'iki cy'agaciro? Uri mwene nde wo gutunga iyi nzu cyangwa iki kibanza giteye neza kiri ahanahana? Uri heza mwene nde ugira amafaranga menshi? Uri mwene nde ugira uruganda, ugira ubukire ubu n'ubu?